narwaye iryinyo rya muzitsa, noneho nibaza ahantu nzaryikuza. Nyuma yo kugira ububabare bukabije bw'iryinyo tariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere 2022, Uwimana Angelique yakuye iryinyo na Nyabyenda Jerome nyuma yo kumurangirwa n'inshuti ye ya hafi ko ari kabuhariwe mu gukura amenyo no kuyavura. Nyuma yo gukurwa iryinyo, Uwimana Angelique yararembye bikomeye, aho koroherwa bituma ajyanwa mu bitaro bya Nyarugenge Igitaraganya ndetse bamushyiraho bakirira indembe. Tariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere, Uwimana Angelique yari amaze iminsi 10 mu bitaro arembye bikomeye biturutse ku kuba yarakuye iryinyo nabi. Kuri iyi tariki ya 18 Mutarama twinjiye mu bitaro bya Nyarugenge mu cyumba Angelique yari arwariyemo, twigiza abavandimwe be baje kumusura. Mwibanga Angelique dutekerereza uko byagenze ngo akurwe iryinyo nabi bikamuviramo uburwayi bukomeye. Ane ikinya arangije afata ikinuza, navuga ngo ni icyuma, sinavuga ngo n'urushinge, atubagurisha inyo yo hasi. Aratobora ngo barimo arazamura ngo arimo arakura nk'amenyo ane. Noneho nza kujyaho narushye, ndahaguruka nari mfuye. Ngeze imbere ngo urahaguruka ugiye ko nararangiza. Ndongera ndicara, yajya gukura iryinyo. Ajya gukuramo kamwe, akuramo tubiri, akuramo aranturitse imitsi yose, mbese arayangiza. Nageze mu rugo cya kinya cy'ikindimo bucyanabyimbye umutwe wose. Angelique wasohotse mu bitaro tariki ya 20 Mutarama afite ibyago byinshi byo kumugara no kurwara indwara zirimo na mugiga, nk'uko umurwaza we akaba na mubyara we abisobanura. Biba ngombwa nyine ko akurizamo ubumuga ku buryo bamubwira ko hashobora kuvamo mugiga, n'abaganga babimubwira. Twifuje kugera aho Imana yakuriwe iryinyo na Nyabyenda Jerome, ni mu kagari Kangara mu murenge wa Bumbogo. Nyuma yo kuhayoboza, ibimenyetso simusiga byatweretse ku ivuriro ry'uwo Nyabyenda. Aho akorera nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko hatangirwa serivisi z'ubuvuzi. Ni mu kazu gato k'ibyumba 2 bito n'akandi gato cyane kijimye. Nta gikoresho na kimwe cyangwa umwambaro bigaragaza ko iryo ari ivuriro, nta n'izina riri ku nzugi nk'uko bigaragara mu mashusho yafashwe rwihishwa. Ubwo twagiraga kuri ako kavuriro tariki ya 18 Mutarama 2022, nyirako Nyabyenda Jerome usanzwe ufite irindi vuriro rizwi akoreramo ntabwo yari ahari, gusa yari yahasize undi mukozi wakira abarwayi. Mu buryo bw'ibanga tutamubwiye ikitugenza, twamubajije niba iryo vuriro rifite ibyangombwa byo gutanga serivisi z'ubuvuzi. Ibyangombwa byo kwawe byo kuvura ko ntawatakumenya ko ari kwa muganga akapa nese niba ari ngiye asize urumva nabisubiza gute ninde atari yabyo byireye kinanenge atangiye igisubizo. Hafi aho hari abandi babyeyi babiri bavuga. Umwe yari avuye kwisuzumisha indwara zo mu kanwa muri ako kavuriro, undi yari amaze iminsi yahaguruye umwana imiti. Ntibazi uko ako kavuriro kitwa. Kariya kavuriro na sinzi niba navuga nka post, ariko naga post naga prive kigenga. Nge narinje kwirebesha ikibazo mfite, ariko banyandikiye imiti ngomba kujya kugura. Aka kavuriro se ko ari agafarumase, naga farumase kadufasha mu gihe nk'umwana afashwe nka ninjoro. Nabajije abo babyeyi bakikijwe n'ibigo nderabuzima 2 impamvu bivuriza bakagura imiti bahenzwe mu ivuriro batazi, ntibanamenye na nyiraryo, maze basubiza ko kubera ko bashobora kugufasha ni kwa muganga. Udafite mitiweli se wajya hariya kuri centre de santé. Udafite mitiweli ntabwo wakwirirwa ujya kuko n'ubundi amafaranga baguca, n'ubundi hari n'igihe yaza rutayo ku gafarumase baguca. Hari n'abatuye muri metero nke cyane uvuye kuri ako kavuriro batari bazi ko ari ivuriro koko. Ntabwo ndizi iyo vuriro. Reka ntabwo ndizi. Uwimana Angelique wakuriwe iryinyo muri ako kavuriro ka Nyabyenda Jerome kari muri Bumbogo aricuza kuba ataragannye amavuriro azwi bikamuviramo uburwayi bukomeye, kandi yaranatanze ikiguzi cy'ibihumbi 13 by'amafaranga y'u Rwanda. Arasaba uwari mukuye muri ubwo buryo ko yakurikiranwa kandi akamuvuza neza ndetse akanahagarikwa kugira ngo hatagira undi muntu ubigiriramo ingaruka. Icyifuzo cyanjye nuko mwakurikirana uriya muganga, wenda nubwo njye bizangiraho ingaruka, ariko hari n'abandi bamama cyangwa abandi bana cyangwa abasore byo kuzabagiraho ikibazo basi. Kuva Nyabyenda Jerome yamenya ko abanyamakuru bageze ku kavuriro ke, twamwandikiye ubutumwa tumwibwira, telefone ye ntiyongera kuboneka kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ngo tumubaze niba koko yemera ko ari we wakuye iryinyo Angelique bikamuviramo uburwayi, kandi niba anafite ibyangombwa byo gutanga iyo serivisi y'ubuvuzi. Gusa hari abasanga ibyabaye bitanga isomo ryo kwirinda kwivuriza mu mavuriro atazwi ashobora gukekwaho kuvura magendu mu rwego rwo kwirinda ingaruka zakurikiraho. Daniel Hakizimana, Flash TV.